umukozi ahita agera gahunda. Ya nawo mireka Afite abazimu, niba afite abazimu rero, niba afite abazimu yongere kunkora nana wo muvaneyo ave mu ndangamira. Tukashitani. Okay, sorry. Nanzovu muvaneho ababisha n'abadayimoni. Asubirane na madam. Guhambiriza mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ila mbonye Imana imbwira ngo nawe mbabonye umugabo nimba ari inzovu. Okay, sorry. Afite abazimu, afite abazimu. Bivuyemo. Afite abazimu. Winunga intoki. Wowe winunga intoki. Ese singipinya. Bega pinya bega. Iyi ni pinya shawange. Fataho. Na Rugangura yaremeye nanganswe wowe. Uninde? Rugangura. Ufite ibinyashi niyo mpamvu. Nje kureba ufite imbaho mpambi uhorose makana. Ubundi se wakubaza wamusubiza. Mbaza. Ese uryo ukora kuri nyashi bigenze bite? Ndiye kuntu mise ni unuye hasi. Wamvuza wanja ufite transferi. Imitsi yarazamutse wagira ngo. Imitsi kibazo, imitsi se kari yari yabagabo. Wowe wagira ngo mufite pinya, ako gifite pinya. Ese singipinya. Shatse kuvuga ngo ayikuntu. Musobanurira iki wamukunze mu hanyuma urumva hari gukunda hari n'umufana. Wowe nimba ariko hari ukundana na wowe ukundana n'abantu usa n'abanzovu. Niyo mpamvu ngo mufite n'ubukwe narabyumvishe. Ataniye mpamvu ngo mufite ubukwe. Ndahareba. Asenze ibintu bimeze kamera. Asenze ibintu bimeze. Nuko mutambwiye. Uri imbere we kanjye n'intebe kandi ndi nyigendane. Watangiye ikiganiro man. Ahubwo yego. Kongeye kubaha ikaze wakoze subscribe kuri Airtel TV show. Tuguha ikaze kuri Airtel TV show. Tunabashimira ko mukomeje kudukurikirana mudusupportinga. Turabakunda cyane. Twongeye kugarukana hano no bita Monkorera na Naomi tubaha ikaze we na Monko. Yihereze hanyuma nitwa pastor aka Monko. Niso wabaye pastor ryari kuva ryari? Impamvu nabaye pastor rero urayishaka cyangwa ukomeza ibindi bivuze kubimbaza? Okay. Aravuze ko ari pastor reka dutangiye dusenga dusengere. Aha. Okay. Wapfuka amasuka ukadufasha cyangwa ukomeza wicara? Dusenge. Rasenga iminota ingana? Iminota kandi nenze kwingera isaha ariko nsanga kandi ibisaha nze nkurabure. Niko bapase dukora. Yego. Mukora ku masaha? Dukora kuri time. Yega. Ndabona ari ese telefone ni bwoko ki? Yego ni mudacerwa. Ni kangaye telefone? Iyo telefone itanu yabari. Reka nkubite mbangura. Yako naga ari rubangura. Nkubite mbangura. Kangugire cyane makuza. Reka dupfukame. Muri babiri. Yego kabisa. Nabonye mwafuka muri babiri. Mwadufasha. Yagize intebe mu dusenge. Ako sikandi nuko yari ingwanye. Nabonaga okay. Twapfuka mu mugazi tugasenga. Apfukame cyangwa nawe urapfukama? Uramusengera apfukamye? Ndumva twapfukamana. Pastor arahagarara. Sinigute pastor yashobora kugira. Wewe wadufasha. Eze wiye senga se. Mana wabanye natwe igitondo cy'umugisha tuvuye mu muganda utamufata uzi. Nago wabaye. Nago? Kunsengera se mfukamye uri kunkora. Okay. Umukozi ahita agera gahunda. Ya nawo mireka afite abazimu, niba afite abazimu rero, niba afite abazimu. Yongere kunkora. Niba afite abazimu yahaguruka icara hariya. Oya. Dusengera n'umukuru pastor. Sengera cano niyo ngubye nago ngubye ngusengere Naomi. Cano se kandi kugufata hose ndaba nkuriye. Aziko mfukamye hasi. Wajya muri mu boroko. Mana wabanye natwe igitoro cy'uyu munsi cyo kuwa gatandatu. Ugihumanure ukivaneho ababishana n'abakobanyi nkuko wageze ikana ni Karufari ukavana Didiyoni mu ntambara ukavana Daniel mu rwego rw'intare nana wo mu muvaneyo ave mu ndangamira okay sorry nanzovu muvaneho ababisha n'abadayimoni asubirane na madam guhambiriza mu izina rya Yesu. Haleluya. Mana ila mbonye Imana imbwira ngo nawe mbabonye umugabo nimba ari inzovu. Okay sorry. Afite abazimu. Bivuyemo. Afite abazimu. Winunga intoki. Wowe winunga intoki. Pastor budi baje kwigisha hano. Kandi mwuka wera nabara
ndabona nabonye umubisha Uzana hano bino bintu uri kumwe. ni amazi nta mupa iyi ni bayi ni fanta Basigaye Twe tunywa- sininde usigaye mu twebwe izi ngizi nk'aba bishop aba bantu bazi za fanta za nuza zino zindi orange citron okay sit down fanta uri kunywa bakugiye muri umwuka nagwakuraho kamera fanta ndi kunywa nagiye muri Kinkabiri ngiye kuyigurayo bayita noza izina ry'Imana ivuga ndamugurira fanta fanta ziba ndevanye muri Kinkabiri fanta se ese fanta bayikura muri Kinkayori nabivuga ndamugurira inuza yayo yose ndevanye muri Kinkabiri imuha dusomere nadusomere ko ndevanye muri Kinkabiri nabanza yivuge si muri Kinkabiri se nyivanye muri Kinkabiri hano ruguru za noza za Sodoma hepfo yaho gato gucyano muri Sodoma nyine niho nje nari impamvu ako nakurenganya abakristo bari bahuze igitsina gabo aho uvuze wari wabona ko abantu bavangwa ngeza izo ntoki ntukajya uzinunga ugeze ugitunga wowe wowe uri kuntunga iziki mutunze ako se mari nje nakura kupita nje ibi taratara wambaye na mambi ibi biherena nta bice abantu banze ubwirizwe nanze okay ngaka numve no ubu ndatsinzwe noneho uratsinzwe cyangwa oya umudiyakoni nawe ashobora kuntsinda uri umudiyakoni nk'aba pastor tujya kubwiriza za nuza za hano za Rusumo ntabwo ako mbanje guhambiriza abadayimoni izina rya Yesu hanyuma wari ufite ikihe kibazo shaka umbwire no fanta bayita gute bayita ufutse ibirango none se urayisoma wagiye kwitumiza utayi nje nasomaga ibirimo imbere nje ndasoma ibyapa cyangwa ndasoma ibirimo imbere tujye tuvugisha ukuri oya tujye tuvugisha ukuri nje ndimo ndasoma ibirimo imbere wowe ukambaza ibyapa njewe urabona njewe okay kangukopeze soma irino jambo riri hano iki ucire rinete soma nyine ijambo riri hano rinete nazambuye indaya hano hepfo mu gisimenti kararuhinga cyangwa nazambuye indangamirwa ubundi cyaje kikora iki hano mu mujyi kiri mu mujyi kikora iki ariko kubumura nabise arananuka nanuka nuko cyane hari ndari nganje ndara hano mwigunira nanyi kumanywa nyine nkaba ngira guhenca ugira ute nagari mwe mumaze abanyarwanda muri kubiba mubanigira mu muhanda namunigiye heye wanigize ngundiga nta mushuti wanjye baherutse kunigira hano ari witwa nde mukubwirira iki uramuzi wowe nize se ino kare ingova oya kandi winkoraho kandi nunkoreho araratashye cyangwa bamuhamagarire bana banini babaza kwiba abanyarwanda nibo babazengereje urazi uzimana n'umugore ndamuta wowe nemenye n'umugore ndamuta kugira ngo mbe mu mujyi wa Kigali wowe telefone zabaye telefone bari kubaniga telefone nayo mfite singiyi iyo no webwo uri kwifuza smartphone ako ubundi telefone yanjye uranyibukije nta nubwo ari niyanjye nanayitiye aho nanakwigagaho kumbe atari niyanjye oya twari turi kuvuga abantu usomiriza tugaruke inyuma gatoya tugarutse inyuma gato iryo jambo risoma kandi umve handitseho amagambo menshi nsomiriye wowe nsome riri mu cyapa handitseho favorite oya nagara hejuru ni favorite ndi kukubwira urabona ibi favorite biri nka hano baze ntinzi ngo subiza ibyo nkubwiye nyoko agusigura natangiye kunuka okay so izi ngaho soma hano izi sizandagarirwa hari njyango hari urutoki ndugutunga izi kureba nizingaye banza usoma ariko ino jambo handitseho wari kumbwira ngo uri kunywa muri kubibona ni fanta isa imeze gutya reka tunabamamarize wenda muzabona yewe abase baraheba atambwiye rino jambo ko ryanditse ngo pastor ugikubite pastor wo mu Kivovo kandi ubwo nagize ngo ni umudiyakoni nzi ngo wenda birabishobora yewe ntabwo naba umudiyakoni aranyitakanye turasenya dusengana hano murangirikane hino mwangirika nabatijwe ku gahanga nose anglikani babatiza ku gahanga anglikani ni ku gahanga ADPR ni mu mazi y'agahishi anglikani babatiza ku gahanga cyangwa ku gahanga ngiye mvuka nibwo twabatizwaga
uyu yagiye gusengera muri kiliziya urumva ibya kiliziya n'ibyazanye noneho noneho agira ngo agiye muri angirikani mbega pasiteri wo mu kivu mereza gaswere nembesi ako ndashaka usomere ijambo riri hano kandi wimunkora hano kandi none bite byawe wijyana mu kamanze mfashaho mbanze n'itori ako ubundi bakujyana wicara ako se reba buno yarangije ako se uyu we mwamuvanye hehe aho yavuye njyewe ufite macako nk'ukanyira bunyagwa urumva wamumvishe yava mubiri serire kunze mbabarira no kurutamuza umwuka wacu dorwa cyane uko ufite ibinyashi niyo mpamvu nje kureba ufite imbaho mpambi uhorose makana ubundi se wakubaza wamusubiza mbaza ese uburyo ukora kuri nyashi bigenze bite ndiye kuntu mise ni unuye hasi wamvuza we wanja ufite transferi imitsi yarazamutse wagira ngo nta kibazo imitsi se kari yari y'abagabo wowe jango mufite pinya ako gifite pinya ese singiye pinya mbega pinya mbega iyi ni pinya shawange fataho na rugangura yaremeye nanganswe wowe uninde rugangura ninde se rugangura umunyamakuru ukora kuri noza hehe RSSB wowe ndayibutse RBA ndamuzi mubazi yitwa nde rugangura waganguje mubaze twahuri kuri tapi reka mbwira no mutipe ikintu yajya gukora urumva mana irakenye kubera si uturutse mu cyaro kubera ubukabutura se sinubukabutura nako wagatiye oya ngweke yagatiye nyirako gushaka kuva ko yakanyambura se ibaza umuntu nezo ko wayitiye white iyi ni yanjye nari mfite ipantaro ndende ngora rero ngo amaherena y'ibiti ngo basi n'amaherena bayakora mu biti iyi company ikorera aya marine wambaye ninzi ngo na marinette nka maherena yamaze gushya oya yeruzi ibintu bimeze nk'ibi wajya n'imbabari wajya ngo ni nuzi gukorera i Kigali birakunaniye ku musimu birakunaniye nose nkori ntahi wanyu mwiza umugore yanyirukanye ngiye insubireyo meza inete zanjye umereza zirarangiye aranazimennye hasi ko mbona zimenye ni twiza ariko oya si verugade ogwe ndiba hano mbamvuse ngo rugade si rugade sorry oya njye mbona n'abazungu mino minsi oya seka akira boro yawe mana iyi ni boro bwoko ki se kandi pastor okay pastor ngiye guhindura abadiyakoni wowe ngiye ko gusiba ngiye kunsiba mu gitabo ngiye kugushyira ku muryango uzajya uhagarara wakira abantu barimo yaba waruzi abadiyakoni bari mu nsengero z'iki gihe ushatse kuzipinga se nazipinze kera n'ubu ntinanura sinana cyangwa nuko haje covid niyo mpamvu kandi covid ishaka kugaruka covid ahubwo yaraje ni igiki yagukoze uretse monko yankoze se uruhu rwanshyizeho mani covid ikirangira abantu barabyibushye uruhu rwanshyizeho urabona ngana nawe wowe igisore ase impamvu monko kamwegereje ego sha ubwo kamwegere ubwo se ni gusa waba ikigwagi wankora ngakari ibintu utangiye agose rero kandi uyu nuwo mu buhe bwatsi nuwibweye yeyi arongera kunkoraho turabipfa iyi ni muntu ko nahinguye maze iminsi muri no mugi akagiye no kundakaza kandi ndakarabira babiri impamvu y'iki akira yego Yesu n'asangira nawe ndetse muhora gusuzugwe ngo ntabwo wasangira kube uyu komero kari umudiyakoni wanjye ahe amyandutse ati njyewe Naomi we Naomi aka jaba uraramukirana cyangwa se iyo nyivuyemo hari ibindi bintu nongera nkakora ibiki iyo nkavuyemo ejo bundi yaramamagaye ambwira ngo naho ngo harakana ngo nshaka gusamura ngo wambabariye ngo ukagira ngira ngo ni n'umuntu muzima nyihura nawe ndabaye iki kintu n'igiki urumva reka manze nitorinde mari kuzuba rimwe kuncana rebera bodaboda bambara muri dushe reba bodaboda bambara muri dushe azigendana ikigarazi ngo bimfashe mbanze norinde ngo iki izina rya Yesu takose nunjanga hari zagwe no twara ibyo bintu nago mbizi urakogomoye ako yo mumuzanira ya neba y'agasoka kandi kameze nka gatongera ngo kinyi ndabona kimbangamiye
ese ubundi tuwarete zo z'ikigali urazizi tuwarete gufurashinga urabizi gufurashinga urabizi ndumva gufurashinga ari nko biyanye gufura eh ndumva ari gufura gufurashinga ubu ubu tuvuge ko utazi gufura n'inshinga gufura tuvuze gufurashinga wenda arabyumva gutera ubijyana mu muri kinyarwanda toilette zani Kigali zose barafurashinga uraba uzi gufurashinga gufurashinga ni ikinyarwanda cyangwa ni English ni igifaransa ni English ni igiswahili ni français ni ibiki kumva wari nk'iki wese wigeze ubona tuwarete zino ziba mu nzu umuntu ubona nyine warabasirimu nkanjye umusirimu ntabwo nyambasha kujya muri tuwarete yo hanze ziranjugunye noneho ashaka diaspora mu ndwaneho rwose nawe yanyiriyeho ariko nayo yarigiye mundaze ashaka kuzareba cyatandukanye naguha wabonye cyagiye mwohereza bibiri umbwira ngo uraye muri birigori uri kumva asorora muri rigori ko yarayeyo kucya nunga intoki winunga intoki mani iki kigwagi kiraza kikananirwa kujya gukorera amafaranga mu cyaro ngo kijya gufata isuka gihinge kikaza gushakira amafaranga hano i Kigali uri kumva ararara mu kiraro ararara hara mu kiraro ako se mwanyishe mwabanyarwanda umva mbwira muri foroma tukifukisha ubundi ni gute atazibasa ahubwo ni gute atari umusatsi ahubwo bagufata gushira nari bamushyire ribu kuko mani reka nkubwize ukuri ntabwo uzi ibintu uri kwiga nujya uvuga ntabwo uzi umuntu uri kwirahurira ngiye nkubwira kujya ubona nkutunga intoki jya ukora jiste y'ibiki umbwire weya kubitemwa yahita nyuzana ingoto nkanayihekeneye nkayishyira ku ikarayi ngiye nariye byinshi wariye byinshi niyo mpamvu amafone y'abantu fone zose muburira mu dore nga uyu utamutanza uri kumva ngiyi mbaba mwabonye iri kubazengereza dore ngo muri babandi bari kubaka amatelefone ntabwo umuntu uri muri Kigali ababayeho adafite ahantu agomba nanza bigutwaye iki mwigune bigutwaye iki uretse iyi mishumi nahisha ngewe umva ako se mani mwandwanye ukagandi rero ufite nimero za RIB wowe sinari n'umutekano n'umusekirite amanzi sose nahamagara uzare ko defense gete kujyana ikujyana yizana debera phone ese zo wibundi zikumarira iri gutwaye ko numva ngo cyangwa se ugo yaramamagara yambaye fimba ku kaboko wayibonye fimba se kari amafaranga bari bamama abadespora bamaye reka mamagara no nese bayagwaye itabo damascene umve binakubwira ubu rero ikibazo cy'imyumvire umva nkubwire uzi ikibazo cy'imyumvire afite bura wasanga koko bamuhaye amafaranga akaba yagiye kugura indaya hari hepfo sinemeze yuko kuri 100% ko uyu muntu yabasha no kubara amafaranga oya nabyashobora ifimbe yavuye kwiki ku mafaranga ko naguzi kuyabara none rara mu biraro byiki yari umufungo bari ari company yatuguriye ese ubundi wigeze hari umukobwa urahura nawe umukobwa mu kuryama cyangwa kuganda wambase wowe naho wese twahuye je twahuriye ahanga sinkuzi wacyo naziwe gasu kandi uyu muntu mwazanye hano kandi akoze mu wase mu ushobora gukora mu wabaje cyangwa waramwibye uyu se wamwibye afite iki ino mbesire iyi mbesire ifite iki sanutse uranutse gutuzize nkubase iki werinde kumutunga intoki nabonye ari byo yanga nabonye ari byo yanga first of all bivuga ngo ngewe hari ikintu twiza tugirana ikibazo mane uyu musazi mwazanye rero mujyana indera urumva kubera ko ngiye ntago byakunda reka kandi uzongeye no kumuzana we oya ukuri kw'Imana umwangi yikizi kandi yarakunze ariko umufana no gukunda biratandukanye none barashatse kuvuga ngo ayikuntu musobanurira iki wamukunze hanyuma urumva hari gukunda hari n'umufana wowe nimba ariko hari ukundana nawe wowe ukundana n'abantu usa n'abanzovu niyo mpamvu ngo mufite n'ubukwe narabyumvishe ata niyo mpamvu ngo mufite ubukwe ndahareba uri kubona iki ndabona ibintu bibiri ndabona yo kameramani nkabona ari na kamera ngaho nyereka ngaho usa nkaho uri kuramara inete zawe ariko ako se mari wazinguriza nete nkuyemo ndanazijugunye ako se kandi ibi ni ibiki nazamuye indangamire barangije urazinyambuye vuga uri kureba muri kamera bivuga ureba ngewe yego ngambaza cyarahengamye gusa gahengame ni munuza muri Nyabarongo uzi ko gahengame muri Nyabarongo nakibonye kare kikinjira hano nandi cyarebaga nuko ngo yambaye neza ase mu wamubwe bya bintu sigaye ngurike
ibintu nsigaye ndya ibintu usigaye urya iki ngeze muri mujyi wa Kigali narahageze ibintu nariye bya mbere nariye ngo nimba reka moko abanza tubwire nda nk'ubuzima bwo mu cyaro kuko hano mu Kigali urabona ko akiri imbobo urumva aracyari imbobo njyewe imbobo nje gusura umuntu mbaye imbobo gute kandi naje gusura umuntu ubona ari imbobo byanyabyo ese yarara muri rigori umugabo w'umugore yarara mu biraro mfite umugore ndamuhamagara uraza kumva imvura iragwa akaba aribwo azamuka akajya gushaka utubaraza tw'abaturage hama se nta biraro bihari iraseta barayishyura wa gicucu ako se wambonye ubundi wowe uri hehe bari bagiye kukuzibura ntabwo wamamagaye wabuze uko ubigenza nkuhamagara se wenjye nimero zawe ahubwo cyangwa wowe uba wikina zana telefone yawe wawe inkora kuri fone zana fone nyine reka ngende zana fone nkwereke bisubize ngo na nimero yanjye ugira yizana kanyigo utonde nyine wowe ugitegereza ngenza nagutunga intoki gusa data we akira abanzu yanagura simani hariho uburimiro nese wicaga inda mu kanya ubwo nzi nibuzari amaraso ahubwo ndumva ahandi zanjogonyoye moko zanjogonyoye itagozo singiriyoni gutwaye moko uzi ko wari uri imbere ya kamera ntabwo nari mbizi Minisitiri wari uri imbere ya kamera nyuma yaho nari mbizi ariko nyenza kubyibagirwa ariko itago siri gutwaye igisinzobe se nyine turi nzashyiraho Caroline turi gusoza ikiganiro Kigali yaragowe turi gusoza ikiganiro kagorwe muntu zo mu bitarango nafite ibitutsi wagira ngo sinzi yavuye Moko turabashimira kuba mwaje mwitabira ubutumire bwa Warete TV show mwakoze cyane turabashimira kandi twizera ko nitwongera kubakenera muzagaruka yego so mwakoze cyane rero ntabwo nzagaruka kubonana n'inyana y'imbwa kandi jewe amase ko n'inyana y'imbwa we kuri inyana y'urukwavu Mano uyu muntu yinjiye hano aza dutekera imitwe ngo arashaka views do wamubonye oya nabyo views none se yinjiye hano avuga ngo ntabwo yinjiye hano avuga ngo ni umupasiteri none se asenze ibintu bimeze imbere ya kamera asenze ibintu bimeze ko mutambwiye uri imbere we kanjyane n'intebe kandi nyigendane ndi imbere ya kamera mwakoze cyane dore mwako byaramwe turi kumwe n'abana mu kumucamana n'abasazi murakoze cyane rero kuba mwadukurikiranye turabashimira ciao